Mu gihe habura iminsi 9 ngo igikombe cy'isi kizabera muri Canada, Mexico ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ibintu by'ingenzi wagakwiye kuba umenya nuko iki gikombe cy'isi kizitabirwa n'ibihugu bigera kuri 48. Ibyo bihugu bizaba bifite abakinyi 1248. Abo bakinyi, dore abakinyi bazaba bitabiriye igikombe cy'isi ku nshuro yabo ya mbere, ni abakinyi 891, mu gihe abakinyi bamaze gukina igikombe cy'isi inshuro nyinshi bazitabira iki gikombe cy'isi cya 2026 ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo, no bita Guillermo Ochoa, uyu ni umusore w'umunyamexico. Bose bamaze gukina igikombe cy'isi inshuro zigera kuri 6. Tukiri ku bakinyi, umukinyi mukuru uzaba witabiriye kino gikombe cy'isi ni Cristiano Ronaldo, dore ko afite imyaka 41. Ikindi wamenya nuko ikipe yohereje abakinyi benshi mu gikombe cy'isi ni ikipe ya Manchester City, dore ko yohereje abakinyi bagera kuri 19. Ikaba yarakurikiwe n'ikipe ya Bayern yohereje abakinyi 18, mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya FC Barcelona zohereje abakinyi bagera kuri 16. Ikindi wamenya ku iki gikombe cy'isi nuko kizamara iminsi 39, ubwo urumva ko ari ukwezi ndetse n'iminsi 8. Ikindi wamenya ku iki gikombe cy'isi nuko ibyo bihugu 48 bazabigabanya mu matsinda 12. Buri tsinda rizaba rifite amakipe 4 cyangwa ibihugu 4, hagende hazamukamo 2 yitwaye neza, gusa haziyongeraho n'andi makipe 8 azazamuka nka best loser cyangwa se nk'amakipe yatsinzwe neza. Ibyo bize gutuma bahera muri kimwe cya 16 aho guhera muri kimwe cy'umunani, kuko urumva ko na makipe agera kuri 32 azava mu matsinda, bahita bahera kimwe cya 16. Ikindi wamenya ku iki gikombe cy'isi kizabera muri Canada, Mexico ndetse na United States cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko umukinyi w'umwana witabiriye rino rushanwa mwita Gilberto Mori. Uyu ni umusore w'umunyamexico, niwe mwana ukiri muto witabiriye rino rushanwa. Andi mategeko yiyongereye mu iki gikombe cy'isi atarasanzwe akoreshwa mu yandi marushanwa. Irya mbere ni ryitwa mouth covering cyangwa se guhisha umunwa nk'igihe umukinnyi ari kuvugana na mugenzi we cyangwa se ari kubwira uwo bahanganye, ntabwo byemewe. Umukinnyi uzagaragaraho ino case azaza ahabwa ikarita y'umutuku. Ibi bije cyane bitewe na yasaga ya Prestiani, uyu ni umusore w'ikipe ya Brentford, ubwo bamushinja ko yaba yarabwiye amagambo y'irondaruhu Vinicius Junior yari ku mukino wa Champions League. Niyo mpamvu bahisemo gutangiza rino tegeko rivuga ko umukinnyi wifata ku munwa ari kuvugana na mugenzi we bazaza bamuhereza ikarita y'umutuku. Irindi tegeko ririmo mu rwego rwo kugira ngo bongere iminota bakina umupira, birinde ibintu byo gutinza umukino, nuko umuzamu igihe afashe umupira agatinda kuwutangiza, umusifuzi azaza bara amasegonda 5, n'abatarawutera bahite batera kona ku iyo kipe yari isanzwe ifite umupira. Nicyo kimwe no mu gihe cyo kunaga, mu gihe bagiye gukora throw-in cyangwa se kunaga umupira, umukinyi agatinda kunaga umupira, bazaza bawumwaka bawuhereze uwo bahanganye aba ari we uwunaga. Ikindi bakoze nuko igihe umukinyi bari kumusimbuza agatinda mu kibuga amasegonda arenze 10, umukinyi wari ugiye kwinjira mu kibuga azaza amara hanze umunota. Ubwo birumvikana ko bazaza bakina ari 9, yinjira ari uko hashize umunota. Kandi ndetse n'umukinyi wese uzaza uvunika bikaba ngombwa ko abaganga baza kumuvura mu kibuga, azaza ajya hanze y'ikibuga amareyo umunota, usibye umuzamu, naho abandi bose bazaza bajya hanze y'ikibuga bamareyo umunota, cyangwa se undi mukinyi nyene ugize impanuka ikomeye cyane ku buryo bigaragara ko ashobora kuba atari ukwivunikisha. Irindi tegeko wamenya no kuri VAR mu busanzwe icekinga penalty ndetse na red card, ariko hano mu gikombe cy'isi izaba iri gucekinga corner kick, irebe
ko nta koroneri, ikindi izaba ishinzwe ni ukureba yellow card ya kabiri ishobora kuba yahesha umuntu umutuku, bazaza bayicekinga bakoresheje VAR. Tukiri ku gikombe cy'isi kizabera muri Canada ndetse na Mexico, nuko indirimbo izakoreshwamo cyane ni indirimbo Die Die, ni y'umuhanzi Shakira ndetse n'umusore wa hano muri Afurika bamwita Burna Boy. Die Die cyangwa se Let's Go, iyi niyo ndirimbo izaba ikoreshwa mu iki gikombe cy'isi. Ndatekereza ibi ni bimwe mu by'ingenzi bizaranga kino gikombe cy'isi, kandi turagenda tukugezaho n'izindi update iyi minsi 9 isigaye. Nta kindi tuzaba tuvugaho usibye igikombe cy'isi, kandi mwibutsa kuma muri kumwe nanjye Mambo the Pilote. Nimba utarakora subscribe hano kuri Step Up TV show, no mwanya wawe mwiza gukora subscribe, kandi mwibutsa ko kugira ngo aya makuru y'imikino akugereho 5 kwa 5 tuba turi kumwe na Kevin Photographer uba waduherekeje kugira ngo ikiganiro kibagereho 5 kwa 5. Reka mubwire abari ku buhanga bw'ibyuma bazamure umuterankunga wacu mukuru. Ngendagaruka mu kanya nkubwira n'izindi update zirimo ziravugwa mu makuru atandukanye. Reka duhe ikaze ku bantu mwese mwifuza gukorerwa serivisi zitandukanye, yaba izigendanye no gufungurirwa YouTube channel, gukorerwa amakarita, ibyapa byamamaza, flyer na za video zamamaza, maze business yawe ukaba wayamamaza mu buryo bw'amashusho ndetse n'amajwi. Si ibyo gusa, ku bakeneye amafoto y'ubwoko bwose, yaba wedding, event, party and the birthday or in Kevin Entertainment with Kevin Photographer, you can contact us on 078877 3185, and even you can follow us on our social media. Kevin Photographer, online service, make more than one with us.